Bavandimwe, inshuti mutwumva hirya no hino, nimugire amahoro akomoka ku mwami wacu Yezu Kristu. Kuri iki gihe itumanaho ryateye imbere ridufasha muri byinshi. Ubu turabasha kuganira, tugatangaza ijambo ry'Imana cyangwa tukanyuzaho ibindi biganiro byagirira abantu akamaro. Iryo tumanaho ridufasha kuganira n'inshuti n'abavandimwe, rikadufasha mu kwiga, mu gukora akazi kacu, mu gucuruza, mu kumenya amakuru hirya no hino. Nyamara ariko nanone iryo tumanaho n'imbuga nkoranyambaga bitandukanye hari igihe zifashishwa nabi ndetse zikaba zanasenya. Ugasanga hari abazifashisha mu gusebanya, kubiba inzangano, gutoteza, gusenya imiryango, kwiba, kwicisha, kugambana n'ibindi byinshi bitubaka abantu. Hari abazitaho igihe bakamara amasaha n'amasaha bari kuri izo mbuga nkoranyambaga, bakibagirwa inshingano zabo ndetse bakibagirwa no kubaka ubuvandimwe n'abantu babegereye. Ugasanga abo babasha kubana nabo ni abantu bakure gusa. Hari n'abazitaho igihe ugasanga kandi zibatwaye n'amafaranga menshi. Ndagira ngo rero muri aka kanya uyu munsi dufashijwe n'ijambo ry'Imana twige kwitondera ibyo tuvuga n'ibyo twandika n'ibyo tunyuza ku mbuga nkoranyambaga. Mu gitabo cy'imigani umutwe wa 13 umurongo wa 3 niho batubwira bati, ufata umunwa we aba arinze ubuzima bwe, naho usukagura amagambo azarohama. Ijambo uvuze rishobora gutanga ubuzima kuri wowe no ku bandi, cyangwa se rikaba intandaro no gukurura urupfu. Ijambo tuvuze rishobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga ndetse n'ubw'abandi, cyangwa se rikabazanira umugisha. Rifite ububasha bwo kubaka no gusenya, gutanga ubuzima cyangwa se gukurura urupfu. Mu gitabo cy'umugani, mu gitabo cy'imigani umutwe wa 18 umurongo wa 21 niho batubwira bati, ururimi nirwo rugenga urupfu n'ubuzima, abarwishinga bazabona ingaruka zarwo. Uzi ubwenge rero amenya kwifata mu byo avuga, mu byo yandika ndetse no mu byo atangaza, kugira ngo atikurure urupfu cyangwa se akarukururira abandi. Nibyo koko ibyo tuvuga, ibyo twandika, ibyo dutangaza bishobora gusenya, bigasenya kiliziya, bigasenya igihugu, bigasenya imiryango, bigaca intege abari bafite ibitekerezo byiza n'imigambi myiza, bikabiba amacakubiri n'ibindi bibi bisenya abantu. Yakobo mu ibaruwa ye niwe utubwira ati, ntibyari bikwiye kugenda gutyo, kugira ngo mu munwa w'umuntu havemo umuvumo, ejo usange havuyemo umugisha. Ntabwo byari bikwiye kugenda gutyo. Ndagira ngo twumve amagambo atubwira mu ibaruwa ye umutwe wa 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 n'umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Aratubwira ati, nimurebe ukuntu akariro gake gatwika ishyamba rinini rigakongoka. Ururimi narwo ni nk'umuriro, isoko y'ibibi. Rubarirwa mu myanya y'umubiri wacu, maze rukanduza umubiri wose, rukawutwikisha umuriro rukomora mu nyenga y'ikuzimu, rukangiza imibereho yacu yose. Agakomeza ku murongo wa 9 agira ati, nirwo tuvugisha dusingiza Nyagasani n'umubyeyi, ariko akaba ari narwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Bityo mu muntu umwe hagasohokamo umugisha n'umuvumo. Bavandimwe rero, ntibyari bikwiye kumera bityo. Nibyo koko ibyo Yakobo atubwira, ntabwo byari bikwiye kumera gutya. Ku munwa wacu
havemo ibibi, havemo n'ibyiza. Hakwiye rero kujya havamo ibyiza. Bityo ijambo ryacu, ijambo tuvuga, ibyo dutangaza bikaba ari ibintu bigamije gutanga amahoro, bigamije kubaka, bigamije gukomeza abantu mu mibereho yabo ndetse no kubagira inama mu rugendo baba barimo. Yezu rero abiduhamo urugero. Yagiye avuga amagambo magufi, ntabwo yavugaga menshi, ariko muri ayo magambo ugasanga ni amagambo agamije kubaka imibereho y'abantu, gutanga imbaraga, guhagurutsa abantu aho baheze, kubatera ubutwari, kubamara ubwoba, kubaha amahoro, kubagarurira ibyishimo. Aha ngaha umuntu yagenda atanga ingero z'ayo magambo n'izo nteruro Yezu yagendaga akoresha. Aragira ati, genda uko wemeye abari kugirirwa. Haguruka ufate ingobyi yawe witahire. Arabagira ati, humura mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije. Wa mugore we, ukwemera kwawe kurakomeye. Aragira ati, nimuhaguruke mwitinya. Akabaza umuntu ati, turashaka kumukorera iki? Akavuga ati, babarire. Akabwira umuntu ati, ntawe uguciriye urubanza, genda amahoro, ntihongere gucumura ukundi. Akagira ati, genda amahoro. Yahura n'abantu bafite ubwoba ati, nimuhumure ni njyewe. Akongera ati, mukobwa ndabikubwiye, haguruka. Muhumure ni njyewe, mwigire ubwoba, nimugire amahoro, mwihangayika. Amagambo nk'ayo ngayo ahumuriza abantu kandi akabagarura mu nzira nziza. Ni amagambo meza rero natwe twagombye kuvuga kugira ngo ijambo ubwiye umuntu, ijambo uvuze aba ari ijambo riruhura, aba ari ijambo ritanga amahoro, aba ari ijambo rifungura amayira, aba ari ijambo rikura umuntu mu bwigunge rigatanga ibyishimo. Pawulo intumwa atugira inama kugira ngo mu magambo yacu, mu kanwa kacu hajye hasohokamo ijambo ryiza. Mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi umutwe wa 4 umurongo wa 29 nihagira ati, ntihakagire ijambo ribi riva mu kanwa kanyu, ahubwo hajye hava ijambo ryiza ryahumuriza abandi, rikagirira akamaro abaryumva. Abavandimwe rero, aya ni amagambo meza Pawulo intumwa atubwira ati, ntihakagire ijambo ribi riva mu kanwa kanyu. Ni umugambi twagombye gufata, ntihakagire ijambo ribi na rimwe riva mu kanwa kacu, ahubwo hajye havamo ijambo ryiza ryahumuriza. Rya jambo nahoze mvuga, ijambo rihumuriza, ijambo ritanga amahoro, ijambo ritanga ibyishimo, ijambo ryifuriza abandi imigisha, ijambo ritanga imbabazi, ijambo rikomeye. N'iryo ngiryo Pawulo intumwa atugira inama kugira ngo abe ari ryo rizajya riva mu kanwa kacu. Ariko nanone bakristo bavandimwe, ibyo ngibyo bigasaba kugira ngo umuntu abyitoze. Kandi uhagije igihe ugiye kuvuga, igihe ugiye kugira ikintu utangariza abandi, igihe ugiye kugira ikintu wigisha, ukaza ukavuga uti, ese ibyo ngiye kuvuga, iri jambo ngiye gukoresha riraza gutanga iki? Ukabanza ukaryigaho, ugatekereza uko abantu baryakira, ugatekereza ukuntu uri bubake. Wabona ari ijambo ribi ukarireka, ukarisimbuza irindi. Igihe uganira n'abantu nabyo bikagenza bityo. Waba udafite ijambo ryiza, byaba byiza burya wifashe, kuko nabyo ni umuco mwiza. Kumenya kwifata, umuntu ntawe ari we ushamaduka kugira ngo afate ijambo bwa mbere kandi icyo agiye kuvuga ari ikintu gisenya. Bavandimwe rero, dusaba Imana tuyo tubisengera, dusaba iyo ngabire yo kugira ijambo rifasha, kuko ni ingabire Nyagasani atanga, ijambo rikomeza, ijambo ryigisha, ijambo rihumuriza, ijambo ritanga ibyishimo, ijambo ritanga amahoro. Tujye tubisaba rero, iyo ngabire Nyagasani arayitanga, nanjye yayimpa, nawe yayiguha, kandi ni ingabire burya yarateganyije guha abantu bose, ariko bigaterwa n'uko natwe tugenda twakira iyo ngabire. Bavandimwe rero, ndabifuriza kwakira inyigisho neza, mukakira ijambo mbabwiye, cyane cyane mugakuramo ijambo ribubaka ribakomeza, kandi namwe mukiga kuvuga ijambo rikomeza abandi. Nyagasani Yezu nabane namwe.